Yes, twongeye gusuhuza cyane twifuriza imigisha, amahoro y'Imana ndetse n'ishya n'ihirwe. Wibuke neza yuko iyi ngiyi ari Silas Maker. Umunsi nk'uko bimenyeye turabagezaho ubusobanuro bw'amazina. Twaguteguriye uyu munsi ko turakugezaho ubusobanuro bw'izina Emeline cyangwa se abantu bitwa ba Emeline. Tunarushaho kwifuriza umunsi mwiza n'amahoro, tunasuhuza cyane abantu bitwa ba Emeline. Dore rero ubusobanuro n'imiterere by'abantu bitwa ba Emeline. Nuko rero Emeline ni izina rituruka ku rurimi rw'Ikidage, rikaba rituruka ku ijambo Amelina bisobanura umuko. Ba Emeline akenshi bakunze kuba abakozi cyane, barashishikara mu byo bakora. Bitari kuri byose, ubumuntu ni kimwe mu biranga Emeline. Muri rusange Emeline akunda kugira impuhwe. Bikunze kuvugwa ko gutekereza cyane ari imwe mu mico ishimishije ku bantu bitwa ba Emeline. Bitewe no kwifuza, Emeline yerekana ubutwari bwinshi n'ubushake budacogora bwo gukorera inyungu ze. Ahora akeneye gushishikarira kwishora mu mishinga. Mu yandi magambo, abavandimwe be bagomba kumwereka inyungu z'igihe gito cyangwa kirekire mu mishinga mbere yo kumwegera. Niba uwo bavugana azi kumujyana ku marangamutima akoresheje intego iboneye, uyu mugore ufite imbaraga azakora neza kuko aba yabyemeje. Kubera ukuntu akunda umurimo, Emeline aratunganye mu bucuruzi kandi azi gushishoza kuri buri kimwe. Uyu muntu ufite ibitekerezo byiza ariko kandi akunda gukabiriza ibintu bidafite ishingiro. Emeline arakazwa n'ubusa. Iyo afite abavandimwe akuriye, abatwara uko ashaka agira ngo bamere nka we. Ni umunyagitugu cyane. Ni nayo mpamvu bagomba kwitondera ibikorwa byabo kugira ngo atabatunganya cyane. Ku babyeyi be, Emeline yigaragaza nk'umukobwa utoroshye. Mu by'ukuri ni umunyabwenge. Nta kibazo agira cyo guhangana n'ukuri ku buzima bitewe n'imbaraga z'imiterere iyo akiri muto. Ni byiza kumwigisha buhoro buhoro gusangira, kwihangana no kubaha abandi. Ibi bintu ari byo biranga abantu bitwa ba Emeline. Nawe niba ufite ubusobanuro bw'izina udasobanukiwe, ariko si bw'ubundi ni ubusobanuro ariko nta busobanuro waba ufite, ahubwo niba ufite izina utazi ubusobanuro bwaryo, twandikire utubwire muri komenti. Utaye izina ryawe nawe tuzarihereho tukubwire ngo bimeze bitya. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share na comment. Wibuke neza yuko iyi ngiyi ari Silas Maker. Amahoro n'imigisha ibane nawe.